nakababwanuka nibo bagenda basenuka bakiruka nkazamuka ikaramu ndacyanuka mukuru asasi ndibuhuje mfite igipimo gipima umuyaga ndi muri winda mbese niki kizaza muri sama izina ryawe niryo witwa ngaho komeza wumva aho bigana nijove ifi mu mitubu unyita ingona kandi uri imvubu reka mbaye iki cyangwa mubude utamfana si ngombwa umvuge ngwino twereke ibyo wize street niga ntihakora amaswike spamman niyo usabwa kenshi nyinshi cyane ntuzisabwa akayi kenshi ni sawa stay home ukirinda zagara ikukiga cyako nyiyumvamo amahoro amahana amahoro gasenyurwa umutije umuhoro nge apresi nazo kuba mbabarira gutuka byutazina aho biva Slay Dubai Godiga kavukira itera ibiparo kubera Subaru wanyweye mu kaga banyurusaka ahantu ni habi yakize ifaraka kano ni kabiye mishaza shumi yanjye unsigiye inyota mu mufuka unsigiye inyota ku gicumbi ho bari buhote gasita ubungubu magazinote abana boni nk'abasazi ndavuga umuziki ngiye gukaba kaba rero abantu bagombye kubasapotinga niyo mpamvu ndi kumubwira na Mike azabishireho abantu babashe kubibona niyo nimero muraza kuyiduha tuzayishireho abantu bajye bayibona so ubu ngubu ZEO yagezeyo ubu muri kuri ubu dushaka the next project umuntu dushaka akaba ni umuntu bita Chakafela nashishije amaso muri drill ya Ghana ya hehe na hehe wowe uyishyira hehe nyine drill yo mu Rwanda ahantu nayishyira unkurikije niyo muri Kenya South Africa n'ibindi bihugu nyine urumva utera uburezi arabwiye banze navuga ko abanyarwanda nyine drill y'u Rwanda iri hejuru cyane kubera ko runaka iyi generation ikibitije amaboko n'imbaraga ariko na industry ishyize hamwe abanyamakuru kuko baracyari muri bya bintu nyine hip hop ntago bayifunguriye akaryango gato ariko gate ntago bararangaza akazi rero mufite akazi ko kuharangaza ko gusunika iyo miryango yose ikarangara umuziki uburyo mukoramo imirongo ndirimba wenda icyo mbangamije yeyo nandika mba numva nakwandika imirongo wenda icyo twakwita kwangura cyangwa se gusobanurira numva nakwandika imirongo yangura abantu yabakunayi ndalahiye wallahi yaho kuba pushayi n'abazunguzayi nkigurira icyo cyayi nkazigeza Dubai yazanye umugore ubabazwa amasutiye nayabonye yose yajyana mu mwenge kandi mu rugara bazwa ibyo bitenge n'urungano ruramwumva rugatwenga Yes, ikaze kuri mwese iyi ni Waka podcast ni fire burning nkuko mubibona ndi kumwe n'abavandimwe ndi kumwe n'abajene buzuye energy niyo tugiye kubona uyu mwanya kuri Waka podcast umuriro ugiye kwaka kavukire ubushize bageze hano baradutwika turashya burundu turakongoka uyu munsi batwoherereje abari basigaye ko mubona izi microphone ntago zari kubakwira bose ntago zari gukwira team yose byabaye ngombwa ko team tuvuga tuti reka hazaba ngaba abandi bazaze the next time kugira ngo no n'umuriro ukomeze waka we keep the fire burning ya done say so uyu munsi ni kavukire muri Waka podcast hagiye gushya nkuko mubizi mube tayari mufunga imikandara yanyu ndaje bae kwanza rugari ubundi tumanuke Yes, my brothers. Welcome. Yeah, man, it's your boy. Yeah, amazina tugenda. Yeah, man, it's your boy Don Dada from Kavnis region, the chancellor, the big brother. Yeah, man. Don Dada, the big man, Miss Regent. In the blood clot house. Yeah, my brother. Yeah, ngiye banyita Bwiru MAJAGU. Ni wowe Bwiru bavuze. Bwiru. Ubushize umuntu bita Chakafela arambye ati mubona Bwiru. Bagiye gukongoka. Uzamenye ko ahantu hakongotse. Banyita Bwiru. Naye ndi umusana uri muri Kavu.
Rajwa Kongole. Yeah, my brother there. Wagwan. Hey one, it's your boy called the gang on this one. Indambure. Bakavukire for sure. So right now tudatindiye abantu ko abantu yumvishe kavukira ubundi. Oje. Hari izina ryo ngo gatumenya. Menye bigiye kuba. Kavuga uti ubu nafu ya boruka ya baricuritse. Yes, let's go. Yeah. Yo. Chancellor. Yo. I'm a chancellor, come big brother. Muri beat batwita ba big madam. Numenyere tudahuje say madam. Muri life niduje say madam. Big rappers, last time twaciye impaka. Nidukina na beat tuzirya busapa. Muri front ntitugira zagara. One beat turakwica ugasara. Pop smoke wanze kuba indobo. We stay broke usanga umane roho. Next to move more drops so you can't improve. Turacaza dusukora amasuku 50 bibazo nibukira pubufu. Marafuku ukeneye agasupa. Nakababwanuka nibo bagenda basenuka nkiruka nkazamuka mfite ikaramu ndacyanuka mukuru asasi ndibuhuje mfite igipimo umuyaga izipiti ndazicamo ibice ababanzi ndabaca mu gace babiri kuri batatu iyi movie izagera amavoma n'indabizi binsaba kuguma ku mavi abana batunda bakanda bariya bafashe inzira yo kwanda mu Rwanda barugira umwanda kandi mu mvumo nwunze n'umwanda hari imvugo wahinduye amabyitega ikibu ni rap mu kanwa bawuze hara umereze twiri nyitari imibare kagoma aravuza ingoma bafite pashi zitagera igoma yo rap nakunze nka sarade kasimangana nkodera umufana umupampe wakunze gukayi atazi gukora bigumarizaga umuzungu wazanyiza idaramba mbona zatuma amasiga magara jetati nge simagada rudakina na kavika gukomagura abakunda gusindika inzehe nibayoberwaho bashigisha icyagwa abakunda izi drip zidenzenye mbereze anje mugisha na wagwa nazi ndagigira naho nkudikira boss batitiza damu dikira rhythm prozo zituma mbafata yashatse gutama baba y'umufana akiza na gigi nkubita musaka nsikamenye itara baba y'umufana urabizi ntidufite konje ariko uyu munsi turatera pongi bisaba sama dufite amashawa big get turagena umufana ndamurapura mujugunye kure ndebera kure nkanumvira kure najya kurasanga nazira kure babale kure batakure masaka nagera tukavutura ibiceri n'imiza nikavundi kuza tugafuture ndi mu biro ndi miriro ndataruka bigapima n'ibiro samuka nawe dusimbukane dukoreye injyana tubirukane bihemba mu kanya tubyegukane gahunda yabaye diro nibwira ubikiri mu bwiru ubwirire hera nyiri umukene aranyibuka nyibumukire ndamubukana n'ubutanyikorera ibi nibyo nikorera ibiremereye Bwiru fire money. Nyigwa muri biti nkinjira ububyumva mita ninjira nza nkandi bibyimba mita nkatira aba bana batoba nkahita nshiringa n'aba basora see you soon nigga niba udashona ngo ukiri mu manda zimita nk'ukoma nasonga ibyo jezo nge bora corona bibera kwisusabwa kubibona umusinzi ari kwicupa ngo umupampe witsimbye ari kwikupa kama ni crypto pre ku bahungu bashona ni ukwibuda nkenda mbure ndavuga ngo ibinyura amatwi yawe ukanyurwa zigigira zishaka njye ku nkoma gusa ndi nare ndivuga nonoma bari gukora turi gukora baradupoa turabareka amindura inzira ndashaka umufana wageze abana bataha amasaha arageze baye imikoro bahindura indori imihandira bici basiga igifuri zidira inzibyina zivanga na diyo bebe ni diyo nasanze imidiho muhate imihene vuga izukuri tubaha amakuru njewe n'amaguru mviyo ruguru irukaguruka garuka caruka ciye imiduri bari mu mahuri ongera ugaruka ucaraze kwibarabara hafite amaboko aracyari gusaba we na mbirigi mu mubirigi mbere yo kurira kavukire n'amarira kavukire sinabakire gusa ni muri bubakire kanze mbashakira indodo mbadode mbajyana igicumbi mbagira abazimu kubanza nge nyitwa buzima izi trap na drill ziri mu mijyi n'abahunga badira na zone bagira kanze mfukame nsaba uwo rugira yo ndababazwa n'iki k'iminsi idasa n'ubundi aba ari shiti wahoze utarukurira iti none uri busy cyane muri swing urakibuka iya minsi
uracyara ukiribwa sini n'aya mabica agitamo ibinini kamureke katureke Subaru wariyeza ava mbona isamu none ufite ubugambo nguri down reka tukwambike crown for imenye nyinshi tugafata town turi gang iri soba gusa ntidusobwa freestyle nyinshi turagukoma ntuye na donira chaka none baradufata bariza ZEO dutema iyo kara rubura nawe tugurira impara uzi impara bimvira kaya Gira mu trust, give mu trust Niga ni neza, niga ni heza Mfite ni feza, bana ni be Ruke mafe, mujeke majuze Amo the champion, amo the bitch Shiri ni kushi, kushi ni trap Horinda panga, biti ndazica Parindi buze, mbwira abo banzi Nabo batanzi, mbaye ibidenze Kwifungo rya, nitwe turenze Wow, maniga work hard Maniga dance hard Maniga roll modo Maniga waka turatuma umuriro waka twebwe twazanye umuriro twiteguye ko nyegeza mwiteguye ko nyegeza nyegeje twenyegeze let's go isosi y'incisho uko yaba nyinshi nirusha uburyohe y'inyama gatira babisi kwigira ifizi medita kubaho kijama ko dushyushye turi muri winter mbese niki kizaza muri sama izina ryawe niryo witwa ngaho komeza wumva aho bigana nijove ifi mu mitubu unyita ingona kandi uri imvubu reka mbaye iki cyangwa mu bude utampfana si ngombwa umvuge n'abarwanira ipindi mani baha presi bakaribona naho ubundi fuji no gusindukiza na sagara barakudoda kwizi panshi zigera katari bibaze padiri kuraritari mu gitondo ndagura gitari va ko basa niba kundi midari arabizi nabuze umuceri none arashaka ngo muhe ibiceri ndacyatuye no mu biceri ndacyari gusaza imigeri ubakwireba cyane ubuferi ku kariro gake bafate feri barabizi banyita umurashi umukunzi bamwita umurasha diri diyo eka nze mbabyinire diyo mu basani hari imibiriyo kuriya yakwamiye imbari umuhenahena nari ninja abahungu babaye abagore ibi bintu bibaye ubugome jewe nibyinira diyo biracyari mu cyumba ndahuza agahoro gakondo na diyo biracyari mu cyumba ndahuza agahoro gakondo na diyo wakunze abagore abagome dore usubiye mu rugomo wakunze message ya momo yo about the mission byari mistake tubarisha amatize kwino twereka ibyo wize street niga ntihakora amasike spamman niyo usabwa nyinshi cyane ntuzisabwa akayi kenshi ni sawa stay home ukirinda zagara gara havusigaye mu gitsigara yeah let's go nk'uyu mugitwe bibari tikta nkuko nanyangicuruza lika bamukozemo akazi amenya ko ninigi kujutira bamushyizeho uzi demshinga hita mugambanira ngenda kebera nkatira mbagira iniga sinshobora kwiteza zino kajuga imihanda ibikiza na moni kuciga cyako nyiyumvamo amahoro amahana amahoro gasenyurwa umutije umuhoro nge apresi nazo kuba mbabarira gutuka byutazina aho biva Slay Dubai Godiga niyo drip manutsi badiba Reski bibari tikta nyena hubutse mfashe banyola gadataga umunara ubikora bwari bwije wamfatiye niwe umva lines zanye musibe I got the vibe nge morali tikta who got the shit is still the nigga I got the vibe nge morali tikta who got the shit is still the nigga ngomwichi for sure yo kavukira itera ibiparo kubera Subaru wanyweye mu karuga banyurusaka aha hantu ni habi yashyize ifaraka kano ni kabi utera ibigaroro ndebera icyana gifite amaono yatiboro none birangiye yabaye nk'inkoho Devo yego bari buze bahereza ikaze mbasangira urwuzwana rwuzuye intege Afrika tubarya ibirenge abana b'iwacu bo bamara imenge bari bukorane bajya inama nanjye mfukame nsaba imana daraga afite idarapo akunda abahungu iyo bari kurapa buri biti ndayirya imigeri simbana n'iniga hari inyandiko njyewe nabitse bikubwire njyewe narabitse niyo mpamvu banyita umukara nkubita panshi zuzuye mishaza shumi yanjye unsigiye inyota mu mufuka unsigiye inyota ku gicumbi ho bari buhote gasita ubungubu magazi note abana bo ni nk'abasazi ndavuga umuziki ngiye gukaba
go let's go umunyiga huye n'umunyega bakomeza kwigira iminyenga izi vasco ziza ari curi n'izi drip zikaza ari gucci yakoteje umwaka ngasumba gataca kigera street bamutamo cash tazigira muto kandi nigusha zivazi zisize umufani mutwa nta kintu kirya nanko kuzunga bikore nezirinde no kujuta gikimina kakesa y'umunsi kuri drips nguriyo nazi muri matura shona nyagadis kubudashona mbona wibaraza bwo kuba gangsi body yuzuye tattoo bakwa Yo, I'm the artist, not romantic. Fuck this pity, fast as magic. Realistic, major counties, characteristic, fake the rest it. They make it and mess it. What an estimate on no income. I'm an Issa, try to be best. Disrupt shit, they come and defect. Spreading youth like COVID, the case. Man, them come the best. Honey, Connie to win this game. And try to fuck up, don't make it sense. I'm the artist, not. kururuka utakururuka reba ndi Kigali nzenguruka mbonye umufungo ndatamanyuka ndongera bukeye ndagaruka yamuri jana yo mukavumo nyuma ya nkuru yakavuna tishitaka sana dimidaka kucyubundi batarimo kudaka ningamanuka bibanzamuka kumihanda mbasize babwanuka iruka guruka garuka caruka ciyimiduri ni zazindi ni byabindi ni kaka byabe sanzira kafenge yeah man my nigga respect Bwiru na team yose you again Don Dada big man yeah man Bwiru yeah man hadiye kaka your boy Cody Gang kaka ndikanyuma ndambure oji more fire man maximum respect Yeah man. Kavu ndashaka kuzabasura Oji, welcome. ndashaka kubasura mutari mu kazi mwacirinze mukambwira muti twacirinze Utume hano bita kuri Kivumu ku Kivumu wallahi mutakoze muri vibe zanyu nanjye nkaza noneho nkareba muri ko tempo nkareba ko nakwandika akavasi kamwe nkajya gucara muri hagati no tukaburudikana agenda na kavutule bani ndi tayari kuvuturwa no kuvutura mfa kuba ndi bwinjire muri kavukira Oji, welcome. yeah man respect kandi ngewe anyway dutangiye n'ikiganiro ngewe nakunze vibe yanyu uri kubyumva ariko mbere nabanje kumenyana na ZEO manzanira izindi ntare ebyiri man Chakafela Bodakule na Bodakule baranyicule bo bafite ikintu bita punchline tule ziri ku murongo tule ntacyo kuvuga ariko barambwiye bati umusa space yawe ni ntoya buriya hano hari gushya hagakongoka ntacyo kuvuga undi kavukire uko tubona hano n'abasigaye niko bameze natwe ubu twaje tuje twaza twambaye bajyaye dufite ubundi classe ubundi turi genge twakuze ubundi muri hudu tugira imana twese dukunda ibintu bijya gusa niyo kenshi niyo buri wese yava muri job ze buri wese abatigitukwe ariko twebwe culture yacu man umuziki nyine ufite ibintu byinshi uturinda ufite ibintu byinshi utuma nyine tutajya guhugiramo ariko ugahuza turi hamwe kabisa kandi muri vibe ya fresh the same vibe anyway ngewe nakunze uburyo muhana competition hagati yanyu kubyumva kuko abo twaganiriye ubushize bambwiye ati wibeshye ukagotwa umunsi umwe udakora utafashe biki bahita bakwereka igihandure usanga abandi bari kukwereka igihandure bro ntago yabyoroshye nicyo muri Kavu ni ikintu duhana competition ntabwo nyine buri muntu ubyuka buri mwe akubwira ati bro tubundi habaho none umunsi twita umunsi w'ikinure umunsi w'ikinure bro tura ni umunsi duhura nyine ikinure nyine urese akazaga ivuta ryo mu muhogo ryose akaza akarimena aho ngaho akabereka ibintu bishya yanditse akababwira ibi projet nshyashya afite tugana ama idea okay man ni swing nziza ngewe numva nshaka kuzitabira one day nkaza kubera ko ngewe vibe yanyu yanyibukije vibe yacu tugitangira music kubera ko mu Rwanda studio zari nkeya twisangaga twese turi ahantu hamwe twese dutegereje kwinjira muri studio kuri coding urukumva ariko noneho
wa mwanya mutari muri studio mukaba mwahura mugakubita ama freestyle ejo mukazagaruka naramenye igitero cyawe ukubita tukakubakinga mine narabibonye mpita mbona ikintu kiri kubura muri game yacu game nicyo kintu kibura urareba nubundi ntago ari uko nyine n'abenshi bakunda kuza ari gang ariko bikaza kubyatangira kugera hejuru kuntu ugasanga bamwe nyine batangiye kuzana ego hari utangiye kumva umwe atakibikora kandi nicyo kintu twebwe duharanira niyo muri umwe muri twe nyine akiri hasi agerageza nuko abandi bamubwira ati pushinga niki byamani ntago byamubigira byo kuzamura uwasigaye inyuma muri mwebwe oji kabisa nk'ubu yo dufite nka session ntago ushobora kujya kuri mic batarumva ikinure cyawe ntago bibaho uragenda mbere ya session mukanza mwese mukavibinga hanyuma wakumva nyine hari ukuntu umwe muri mwe ari hasi bakamubwira ati jya gukora etide gatoya bababwira ati wegenda wongere umwitozo akitozo kabisa so Bwiru Kav ushize kino kibazo narakibajije urakaze arakaze Chakfera arakaze mwese murakaze mwiteguye gute kurwanya ikintu gikunda kuba ikibazo mu bahanzi kandi kiba mu bahanzi twese kubyumva ikintu bita ishyari nka groupe nkamwe ishyari nicyo kintu kibasenya cyambere gute icyo kintu mwakiganiriyeho muzi uburyo muzagitwaramo buri wese muzi uburyo mugirana inama ko ni ikintu kibera mu mutima w'umuntu mujya mugira igihe cyo kukiganira kugira ngo mwumve ko muzaguma muri hamwe ikintu bita ishyari ubundi akenshi nk'ubu twe tuba tumeze nk'umuryango niyo umwe muri mwe yaba rifite hari ukuntu ariryamana nyine ariko ntabwo twebwe tubizi ishyari ubundi twebwe kenshi tubona rituruka nk'umwe muri mwe hari ibintu atanya kugira agatanya kugendana n'abandi bantu noneho bazamura ryashya bekamubwira ati wowe kurenze bari abantu niki twebwe ikintu rero twirinda kwirirwa uzerera mu magenge uhuje n'aba ntabwo tubuzanye umudendezo ushobora guhuza n'abandi friend tudahuje n'ibintu ariko kujya muri ba bantu bazamura isukari tension ugasanga batangiye kukubwira ibintu nyine bidahuza na gang ishyari rero twebwe n'abantu twirikemurira tugerageza kugumana hamwe in touch waba ugiranye n'ikibazo twabibonye ko mufitanye ikibazo turababwira ati muri abantu b'abagabo mu birangiza usibye ko umunyarwanda yaravuze ngo ishyari ni ishyano ubu wakwitereza ishyano rireba wanjye icyo nabazaga niba mwebwe nka crew mujya mugira igihe cyo kwicara mukavuga muti iki kintu kimaze gusenya abantu benshi kandi no ikintu gituma ishyari riza gusenya groupe nkamwe buriya muba mufite uburyo mwemeranamo mufite uwo mwemera cyane muri groupe gutyo muza amarevo yanyu mwebwe muba mubiziranyeho hagati yanyu so hari igihe music igira ibyayo wa wundi utari mutemera mwajya kubona mukabona niwe uhitinze mbere yanyu kubyumva icyo kintu kigora abahanzi benshi kucyakira kandi niba muri groupe gutyo ubundi mwamutegetswe kumusapotinga kugeza ageze mu bushorishori undi nawe yazatobora mukamusapotinga kugeza mu bushorishori igihe cyo ndimo ndabaza niba mujya mufata time yo kuvuga muti sasa iki kintu cyabayeho aba bantu cyababayeho gutya na gutya abangaba cyababayeho gutya kugira ngo kitatubaho twebwe reka tubane muri ubu buryo tujye dukora muri ubu buryo muri Kavu tugira icyo bita dukora schedule nyine tukavuga ati niyo waba wa recordings ingoma irenze twebwe twaravuze ati muri gang uyu nguyu afite ibintu bye gutya yabipanze gutya kabanza ari we abanze akiri ibintu bye twese ubwo nta nubwo wakujya kumva ngo uyu ngasoye indi ngoma yumva genge yasoye indi ngoma tubanza gushyira hamwe ingoma ya sharing ikabanza ikagera mu bantu then undi nawe mugira amategeko amategeko ubundi ahantu hataba amategeko niho hava ibyo bintu byose ikintu ahantu hose haba instruction mukazigenderaho ibintu biborohera niho utangira kumva haturutse nk'umuntu ku ruhande ati se ko we urenze ukaba utari gusohora mugenzo yaso bimeze bite icyo kintu rero twebwe ikintu twirinda ni ukujya
okay inama aba ari nziza kugenda nkaza nkakuganiza ukambwira ati ibintu bitwaye gutya ariko ntabwo ushobora kuza ngo hari umuntu mbwiye gutya ngo ibintu byanjye nibyo birenze twakora gutya na gutya ibyo nibyo twirinda rero ubwo mujya mu biganiraho buriya ikintu kica ibintu ni ukutabiganira niba mujya mugira time yo kwicara mukavuga muti kugira ngo dutere imbere kuko njyewe iyo mbabonye mbona muteye ubwoba bro uvuga ngo ahantu hose mwakwinjira byanze bikunze ibintu bigomba guhinduka ariko nimutangira gucikagurikamo ibice nanone iyo power muzagenda muyiruzinga uri kubyumva ko niba uvuze uti bane Bwiru uyu munsi yakubitiye hano ukajya kubona Bwirazanye n'amaniga ane muri kavu bakaza bane urumva iyo table yabo ukuntu ibisa urumva iyo entrance yabo ukuntu ibisa iyo vibe nyine babinjirana amaho ngaho bituma mwese uwo ari we wese utumiwe abantu bamwe expecting ibintu binini none bigatuma n'izina ryanyu rikomeza kuzamuka niba rero mujya mubiganira ibyo bintu kubera ko nabonye amagrupe menshi akora gutyo za Tafugenge hari n'amagrupe wenda bagafatanye nka za Urban Boys na zande ayo nayo mu Rwanda ariko tuba twarabonye n'andi mateka y'andi magrupe yo mu bindi bihugu uburyo yagiye asenyuka munahere no kuri groupe y'abarasta nka Whereas urabizi byageze aho nayo irasenyuka gusa ngewe ikintu gusa mba mbizi ko bizageraho ugakora music yawe nagakora music natwe niko dukora ushingane byibura mugera ahantu kubyumva buri wese afite no kuvuga muri kavu buri wese ari independence ariko ari independence ku buryo butabangamira gang twebwe tuzi ikintu dushaka ntago dushaka ngo even twese niyo buri wese ataba successful twebwe tuzi ni twebwe tuzi aho twaturutse ni twebwe tuzi ibintu twaharaniye rero ni umwe muri twe hari ikintu kirenze yageraho tuba tuzi ko ewan kavu inyenyeri bayageze aho dushaka kujya twibutse izina ryawe kidogo Kodi Gang Indambure wa Indambure nyine byancanze me aho ugiye muri slang ture za Kimisago harimo slang yo kuba ncuruzi cyangwa ucuruzi cyangwa mwese ariko mwese muri abanyacyangwa ndabizi mwese muri abanyacyangwa ubundi kavukire no kuvuga ni empire usibye ibi ngibi bya music dufite brand zacu flat kepo yambaye iyi headband izi visit NYC no kuvuga ariko nanjye I need this man bro ni saman twashimye twatwarapanze ariko byari band here is your home wari kutubwira uzadusura nyine jewe nzabasura bro jewe nzabasura nze ninjire muri iyi vibe kuko nanjye mpamvu mfite icyo cyifuzo natangiye ndi umuraperi once a rapper always a rapper always a bomb clad rapper rasta so nukuvuga ngo vibe z'abaraperi ndazizi nayo mpamvu nzikumbuye urashota gashota nanjye ngashota uriya gashota tugashota abantu ubundi mafire nuko yacu swingi zikazamuka kabisa ubushara bukaryoha so wari muratubwira muri Kev kandi ukubwira ati twebwe turi empire dukora ibintu byinshi no kuvuga music exact hanga mu Rwanda turi kugira ukorere ku mu producer ufite izina riri hejuru y'iryawe no kuvuga nyine n'abarimu hari kitwa gahimbaza muziki hari ikintu mushyira kugira ukorere ikintu gico no kuvuga kugira uzakora umuziki mwiza bizasaba kuba ari amafaranga spending kugira uzayagaruze kandi bikasaba kuba ufite naho yakura ntago wahora usaba umubyeyi ati mu mafaranga ajya muri studio cyangwa se undi muntu nyine nawe wamubangamiye twebwe no kuvuga n'izi visit Nyamirambo nawe waza tugakukorera visit waka show entertainment for show wallahi ukazajya ugenda wabuzeho twebwe nk'abantu bakwiye visit Nyamirambo Rafiki choga namba ariko niya wakaba karayikenewe arayisabwa no kuvuga umuntu umuhuriye mu nzira ni kavu yo ibiri ntabwo byaba ari ikosa ugiye gukoreshereza logo cyangwa brand atarabivuga abantu bakabyumva uko bimeze ntacyo kuvuga ibyo bintu sinabikora mbonye n'umuntu ugiye kubikoresha have hari ahantu babikora ibyo bintu hari aho bikorera hari aho bibere for sure man wivuze neza kabisa so Bwiru tubwire ku kintu kijyanye na target mufite nka Kav
music cyangwa se Cave Empire n'ibyo byose birimo, what is the target? Niki gituma mukorera hamwe, niki gituma mugira izindi business? Okay, urakoze kuri iki kibazo warumbajije. Ariko ubundi waruzi kurapa gutya? Nari mbizi. Akantu kagwa vibe. Abari mu bushorishori ko yambwiye mu mashami. No kuvuga ngo ari kubora umukanya tubajije ku kintu bita ishyari. Noneho ejo nimba ari umusireje nari ndi kuganira na Petit Frere ambwira yuko ubundi ishyari ryaturutse mu ijuru. Yego. Ubundi ni ishyari rihera. Noneho ari ukuntu nkabuno tuba dufite umuntu umwe uturi imbere ari we nyine abantu bazi ari utwaye bisi turimo, ari utwaye ino bisi turimo. Noneho hari nk'ukuntu uba ubona ari gukora ku biceri cyangwa ubona views ziri kwiyongera ukavuga ati nka muji arimo arabigenza gute. Nyine ari ubushishe ubwo ba ZEO bari hano, hari ukuntu wababajije kuvuga ati muri genge hari ukuntu umuntu muzi neza ko atabarusha imirongo ariko wowe ugasanga ni uri hejuru. Nyine nicyo kintu cyica genge nyinshi mu Rwanda cyangwa se amatsinda ari kuzamuka. Urabona wenda kumva ngo nguriya yakoze iriya abantu barayimenya, wenda reka twiheho urugero twebwe. Urabona ZEO yakoze umwanda murawumenya za mayiji abafana 100,000. Nyine nanjye ngakomeza kuvuga ngo ZEO kuko yakoze umwanda buriya nanjye move ndayifite. Ndi muri Kavuriya biri buze kuza koro. Nyine icyo wari umvuze ngo dufitiye target. Ubundi muri Kavu ntabwo twese tugomba kuzira hamwe. Hari ukuntu tugomba guhana intero, umwe akaza agaha umwanya undi nawe akaza agaha umwanya undi gutyo tukagenda tuzana n'abandi bapeti bari hasi tu nabo murabafite. Barahari benshi. Nyine target dufite ari mugenzi wacu Akafera, buriya niwe muntu ukurikiye muri genge. Nimba tumaze kumenya ZEO hakaba hagiye kumenyekana Chaka, ejo ni Dondada, ejo ni Bwiru, ejo ni Bodaka, ejo ni Kotegwenge. Nyine ntabwo twese twazira hamwe man. Target dufite nyine niyo guhita dusunika Chaka nawe agahita agwa muri target ihari nuko umuntu uje abantu bamumenya neza ariko genge nyine ikamuha time nayo kuko iyo patience uko kwihangana muragufite gutegereza uyu nguyu abanza agerayo nanjye bizangereho. Niho nakubwiye patience ibiva ku buryo twebwe relationship tuba dufitanye ntabwo ibituruka ngo twahuriye muri studio yamba muzi ari kugasima urumva tuziranye nyine ewana kuva chill down school. Rero niyo turi n'abavandimwe benshi niho usanga nyine ntabwo mba nifuza ko dukorera nyine mu bintu biza kubuza ambutiage. Usanga nibo wowe hari ingoma iri kuza nako iri kuba trendy ngo umve ngo nunda isatamo ngatamo, usanga abantu nyine babuze icyo bafata n'icyo bareka. Twe duhitamo yuko rero umwe niba ari we uri trend tumuvu supporting, ariko muri genge n'ubundi tuba turi gutamo n'ubundi project as group. Ariko buri wese akaba nyine afite ibintu bye tuvuga ati basi byagezaho bigereyo. Noneho mukaba mufite n'indi business, noneho ibyo bintu niba music igiye iragenda ikarepresentinga the whole business. Music twebwe nicyo kintu duhasoringira ibyangwe amakadre man hano buri wese aba afite ibintu byakora ama video byose, ariko twebwe ikintu cya mbere pushinga duhasoringira n'ibiceri byacu navuga niho byose tubimenera kabisa. Tubimena muri music kuko nta yindi management idasanzwe tuba dufite inyuma, hasoringira music amafaranga yose tubonye tuyashyira hariya kabisa. Ndashaka ko ndambure sure boy man isubiremo ngo indambure papa kabisa. Noneho ndashaka ko utubwirira abantu badukurikiye ni gute ushaka gukora komande muri Kavukire, kuko ibintu mukora njyewe narabibonye ndi umugabo wo guhamya ko birenze, ko abantu bari kubona utudupira ariko ntabwo bari kubona. Hari n'abantu njya mbyohereza ko ntuzajya bimazeho, abantu njya mbyohereza hanze n'iki anytime bishobora kuzavamo business never know. Ariko icyo ndi kuvuga noneho bwira abanyarwanda bashobora gushaka gukoresha ko nk'utudupira n'utuntu twiza dufite quality ni ibintu byiza cyane uri kubyumva, ari byo
ibintu mukora, babwira ibintu mukora, ubabwire n'ukuntu babageraho. ni ukuvuga dukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ahangaha twahurijwe n'umuziki, twabuze no kuri ibyo bijyanye n'imyenda. Izi ni visit Nyamirambo twambaye, ariko bitavuze ko wazana izaba ushaka kwandikisha uko ushaka nawe tukagukorera. No, mwambaye visit Nyamirambo ko muri abi Nyamirambo. Yeah, we represent our hood. No, ni ukuvuga watugeraho ku cyicaro i Nyamirambo hariya kwa Mutwe. Urahabona aho umuhanda wa kaburimbo urira n'uw'amabuye umanuka hariya kwa California kabisa. California kabisa. Handitseho Kavukire uhita uhabona, biriranga. Cyangwa se ukaba wafata nimero ukazaduhamagara ukatubaza ati ko nshaka iki n'iki nakibona. Social media. Dufite n'amagalleries y'amapantaro na social media, wajya ugasearching ukari. Hari Instagram ya Kavukire. Yeah man. Ariko Facebook. Instagram ya Kavukire muzayishyire hano gutya. Tugomba kubatamo bakamenya aho bibera. Reka tubikore abantu bazabibone kubera ko bagomba gusapotinga iyi crew kubera ko man muri vibe u Rwanda rukeneye uri kubyumva. Nta mpamvu yuko mugira ikintu kibaca intege uri kubyumva, kuko niba mukora music mukaba mufite n'indi business mukora ku ruhande yakagombye gusapotinga music yanyu, na music yanyu kayipromotinga. Ariko noneho natwe abafana ba music yanyu noneho ntabwo ari kuvuga ngo ngewe ngo Kavu ngo wenda ngo kuyisapotinga ngo wenda ngo ndayiha amafaranga gusa. Ushobora no gukoresha yo commande. Koresha yo commande. Niba ufite ikipe babwira uti ndashaka ko mayozi ikipe yanjye mwandikaho gutya na gutya. Ni ikintu nge numva ko kiri ngombwa cyane. Rero abantu bagombye kubasapotinga. Niyo mpamvu ndi kumubwira na Mike azabishyireho abantu babashe kubibona. Niyo nimero muraza kuyiduha tuzayishyireho abantu bajye bayibona. So ubu ngubu ZEO yagezeyo, ubu muri kuri ubu dushaka the next project. Umuntu dushaka akaba ni umuntu bita Chakafela na Bodag. Yabo bashobora kuzira rimwe kugira ngo ubundi tushaka ko uyu mwaka urangira Kavu all the members bari kuri list kabisa, bari kuri blacklist. Yeah man, bari kuri blacklist. Yeah, muri summer tubafite project nyinshi zabo baji mugiye kubona ama EP ama video, kandi no muri gang Kavu tubafite nabo project nshyashya muri iminsi zigiye kuza. Ya mwitegura shit nshyashya kabisa. Shit nshyashya kubwishi kabisa, ari kubwishi. So my brother, hano mumaze kujya mwaje harimo ndabaza Bwiru. Hano mwaje harimo abandi bahanzi bakora drill. Kandi ubushize nganira na ntuza na ZEO yarambwiye ati drill buriya ku rwego rw'isi turaziranye. Ati abakora drill mu Rwanda babaziranye, abakora drill South Africa babazwi, abakora babazwi. Mwebwe iyo murebye mubona drill y'u Rwanda igeze he? Mbere yo kubabaza wenda drill ya Kavu mu Rwanda ihagaze he, wenda tugire drill y'u Rwanda ku rwego rw'isi nk'umuntu ubikurikirana ukora drill ubona tugeze he? Okay, urakoze. Icyo navuga kuri icyo kibazo warumbajije, drill y'u Rwanda urumva ni nk'umuziki nyarwanda, ariko turebye n'ubundi umuziki nyarwanda ubwo ni nkuko wambaza ngo umuziki nyarwanda ugeze he muri rusange. muri drill. Muri drill ngenda baza ko ZEO yarambwiye ati umuntu usohoye drill muri Ghana nshobora kurara mumenya. Uko bimeze kubyumva ati nanjye hano nsohoye drill, umuntu ukunda drill muri Ghana araramenya. Icyo gihe twatandukanye tuvuga tuti drill yo muri Ghana irayoboye wenda muri Afrika. Noneho drill yo muri Afrika yo mu Rwanda ubona iyo ucishije amaso muri drill ya Ghana ya hehe na hehe wowe uyishyira hehe? Nyine drill yo mu Rwanda ahantu nayishyira unkurikije niyo muri Kenya, South Africa n'ibindi bihugu. Nyine urumva utera uburezi arabwiye banze. Navuga ko abanyarwanda nyine drill y'u Rwanda iri hejuru cyane, kubera ko ndashaka kutubwira nk'umuntu ukora drill. Izo drill zose urazumva, hari nabo ucishamo ijisho, sibyo? Hari nabo ushobora kumva ukavuga utabangaba baturenzeho. Tugomba gukora cyane kugira ngo tuzagere kuri drill y'iki gihugu, sibyo? Urebye muri Afrika
u Rwanda ruri mu bihugu biri gukora drill neza kugira ngo nyikubaze neza ruri mu bihugu gukora drill neza ku buryo twavuga ngo drill ya hano n'umuhanzi ukora drill South Africa arayishakisha akayibona nyine urumva ni drill kandi y'ikinyarwanda urumva umuhanzi uri muri South Africa ari gukubita drill ariko mu cyongereza ku buryo n'umunyamerika ari buyumve cyangwa se no mu France ari buyumva kumva za punchline ari kuririmba ariko twe turi kurimba ikinyarwanda man ni punchline nyine umuntu ari bwumve akumva ni ibintu biri kugwa muri beat ariko ntago ari kumva ngo ni ibiki ari kundirimba no mupeti nyine navuga ko twe music is a language yeah bundi music is a language ngenda shaka ntabwo urimo kumva ikibazo cyane urabona kugira ngo music yacu itere imbere navuga ko ubu ngubu ntabwo turabasha kuba twakexpandinga music yacu ku rwego rwa Afrika nubwo hari abahanzi bagenda babikora indirimbo zabo zikaba zamenyekana ku rwego rwa Afrika ariko in general music ntabwo irabasha gutobora niyo ntambara turimo kurwana nayo so nuvuga ngo nk'iyi drill ibaye nziza tukayobora the whole Africa ashobora gutuma n'izindi njyana zigira gute zimenyekanira zizamukiraho uri kubyumva so ngiye ndimo ndashaka kumenya drill yacu ihabura amahanga wowe iyo wumvise South Africa ukumva Ghana ukumva hehe wumva abo bantu niba bataranatwumva niba twumva bazahabuka icyo kibazo cyane uri kumva nyine nibyo nari kugusobanurira nararangiza urumva twe turirimba ikinyarwanda kandi ntago bacyumva bo noneho bafite indimi baririmba twe tukazumva zikumvikana nyine ahantu hose urumva ni ibintu bigoye cyane ni ibintu bigoye kugira ngo iyi drill nyine igende yambuke aragende ikabe ihangane na ziramba mwunganiye turacyagongana na cya kibazo nyine cya industry kwa drill n'ubundi ni hip hop kandi mu Rwanda hip hop kuva kera nicyo kibazo yagihura nacyo na industry hari ukuntu nyine twebwe ibintu byacu turi kugira imana iki generation biriho iri kuza iri involved n'ibintu by'amadrill n'ama hip hop rero nicyo kintu nibo bantu tugira niba imihanda bacyumva ingoma zacu ariko byagera muri industry y'abantu bakabijyanye kure nkuko mva izindi njyana afrobeat bazipushinga utangiye kumva ko abapeti basiga bajya ahantu hose ariko ikintu kiza generation turi kumwe nayo ni abantu berekanye urukundo urabugisohora ingoma ujya ahantu umuhanda wose bayumvisha ariko kuri radio ikabura rero niho hantu usanga nyine abandi bo mu bindi bihugu gasanga drill yo na afrobeat birangana biri kuri the same level kwa kukuntu umunyamakuru ya appreciatinze umu DJ arayikina muri club ahantu hose hari naho drill yoboye nko muri UK oya nko muri Afrika nka Ghana ubu nicyo gihugu nyine muri drill na Niger ntago bavuga ariko mu Rwanda ubu muri East Africa Kenya ni tubanziza ariko u Rwanda mu mibare dukurikirana u Rwanda n'urwa kabiri muri East Africa yose muri drill kabisa n'urwa kabiri kabisa kuko abonye ko ari naba hano bamwe bajyana basiga bajyana gukora mu bindi bihugu amashow kandi ari drill bajyanye gusa nta yindi njyana bitwaje ndakeka ko kabisa nko mu gihe runaka iyi generation ikibitije amaboko n'imbaraga ariko na industry ishyize hamwe abanyamakuru kuko baracyari muri bya bintu nyine hip hop ntago bayifunguriye akaryango gato ariko gate ntago bararangaza akazi rero mufite akazi ko kuharangaza ko gusunika iyo miryango yose ikaranga ubu niyo mission mufite today kabisa ariko nkurikije vasi zanyu nkurikije crew ya mbere yageze hano ibyo byose uri kuvuga byo kujya hanze byo kujya hehe byo kugira gute it's a matter of time kuko ikintu cyitwa talent ni ikintu mufite so it's a matter of time ngiye ikintu nababwira ni ukuba focus gusa kuba focus umurongo yawe ukaguma wandika gutyo ko hari igihe kabisa hari igihe mutazabona umwanya wo kwandika ngo 30 wallahi byana byasaze hano hanze n'abakirwa baguyemo hano harimo papa
Voilà. ata utari gukina ku mwanya Niko bimeze kabisa. Icyo gihe muracyiteguye? Icyo gihe turacyiteguye cyane kuko nk'ubu ngubu bamwe muri twebwe batangiye kwandikira nka projet z'umwaka utaha. Kuko uyu mwaka urafunze nta nicyo kuvugaho. Twebwe iby'uyu mwaka twarabirangije, ama projet arahari. Ikintu dusigaje ni time nyine yo kureba ko ikibuga kiba kimeze ugasdroping, ariko ubu turi kwitegura n'iby'imyaka itaha. Bamwe bandika album, bamwe batangiye kuzisoza bandika album z'umwaka utaha. Ubwo rero urumva ko twe ntabwo badufite kuvuga ngo witeguye gukora package ukayikora none ukazafata n'igihe cyo kurya ibyaha, cyo kuruhuka. Twe natwe niyo aburetse ko twebwe icyo gihe ubundi twebwe twagihariye nyine igihe cyacyo, kuko n'ubundi twe muri Kavu turi mu bantu ntakubeshye ntago ndakeka pe ushobora no kugera mu tubari tungaye, ntabwo turi mu bantu bavibinga nyine basohoka cyane bagira bitewe nyine n'ubuzima tuba twarakuriyemo. Ntago wenda n'umuntu ashobora kukubona hari ukuntu bitangiye kugenda bigenda, ariko turi abantu twaturutse hasi byatari. Rero kujya muri nyine zira vibe utangira kujyamo nizo kenshi zitangira kwica ibintu byawe. Utangira guhura n'abantu bifite vibe zabo nabo ukabishinga, kandi hari abandi bana nyine kuko umwanya wawe ubundi n'ubwo twagatoya. Hari undi mwana ubu maze amajoro menshi yandika abategereje kugotwa gato. Akikubona nyine utangiye kuyihuza na baby cyane, umupostinga mukanya unamuririmbe akaririmbo rimwe kabiri umukorera album yabirangira. Agatangira guhamagara mu gitondo saa 2 ugasanga na genge ntukiyikoza basohokanye na baby. Ibyo nibyo rero ibintu biri muri industry. Ni nanabwira nk'urubyiruko abantu turi mu muziki, hari nk'ubu twebwe dukunda dugira side hustle tu nyuma kuko umuziki turabizi ko nyine ni dream dufite zidateze no kutuvamo. ZEO niwe waririmbye punchline nyine, ibindi byose twabivaho kire ku muziki wanze gucamo, watinze gucamo urumva man akoze urampetara renze. Ariko njye nanjye narariro nabibabwiye hano bari hano last time nababwiye it's a matter of time. Kuko buri wese arajyamo kubita verse ukavuga uti bigiye ugenda gutundi yaza kaza habura ukavuga uti njyewe bari hano nababwiye ati ni mwebwe muririmba neza muri Kavu birangiriye hano nyine abandi nyine baba bari mu byango. Urumva barambwira bati jya baba waturetse tuzabakoherereza hano bakwemeza. Urumva kandi n'ubwo nkuko abantu babibonye man fire burning mwese murakaze. Igisigaye no gukora cyane kandi n'abantu nabo bakapreshitinga nk'ibi bintu tuba turimo. None se mwiteguye kuba abastar? Twebwe ku kibazo cy'ubustari twebwe akenshi no kugira ngo n'ubu ngubu naho abantu tube tuhageze twitwa Kavu, nuko twe mu mutwe icyo kintu cyitwa ubustari nyine dufite uburyo mu kibona twebwe twakishyizemo kuko no ku mihanda. Kubera impamvu mbabajije kino kibazo nko kuri wenda twe kuvuga ZEO na ntuza, ariko no dore kutuvuge wenda nko kuri mwebwe kubyumva ntabwo nkurikira cyane, ariko wenda mpereye kuri mwebwe. Nuvuga ngo kuri mwebwe ikintu mushyize imbere no kumenyekana, ibihangano byanyu bimenyekane, baba star nk'abandi, uri kubyumva. Ariko ikintu mba nibaza, mujya mwibaza kuri sacrifice muzasabwa nimugera hari imbere, ngo ibyo mugomba kwigomwa n'ubuzima bwanyu uburyo buzahindukamo, freedom yanyu uburyo izagabanukamo, ibyo byose mujya mubitekereza. Twebwe icyo ngicyo reba even na looking yacu turi mu bantu nyine nk'ubu nabo nakubwira ngo aho tugeze ubu ngo umuntu hari ufite career ngo ejobundi umuntu ari byakunda bitewe na n'igihe tuzatugezemo ko ntubuteze kutubona ngo uyu ngakora muri banke ngo ejobundi. Twebwe even na famille n'abantu runaka hari abantu tuba twarashwanye avuga ati ibintu wigize nk'ubu tugiye uratubwira ati se twese mu mwese genge mufite ibisagi. Twebwe nyine ikintu twiyemeje nuko twasanze nyine
nk'uko hari ababa ba meya hari ababa ba minisitiri bari n'ubu kubyitegura twe tuzabasusurutsa natwe twavuze ko ikintu bita mu Rwanda ku ewana nta kintu ku entertainment yaho ewana tugomba kuyobora nicyo kintu n'ubu twishyizemo mu mutwe noneho tukaba noneho tunaturuka muri hudu zaba n'ahantu ukura even nanjye utaririmba n'umupeti mutoyo uvuye school aba ari umusitari mu mutwe no kujya yumve track byaba bari ikibazo aba yakwiriye akubwira ati mbabarira ndakwiye ndabizi no kuba mwarakuriye muri quartier zimwe iyo rero izo ntambara nizo twarwanye nazo kuva kera ewana umvana bamwe n'amashuri bibinsazi FM bibinsazi amajobu bigenda gutya ariko twese tuzi intumbero tuzi ko igihe cyose byadufata tuzi ko hari igihe kimwe twese kabisa itara rizaka ndambura sacrifice uri tayari no kuvuga ngo sacrifice ni ye ategaga bis no more nakabanyora uri kubyumva wigiraga kuri street ukifatira utuntu twawe twa makeya no more uri kubyumva ikise ni ibintu byinshi uzahagarika ejo hazaza hawe ujye ubitekerezaho ni ukuvuga tutagiye mu kubeshyanya ntabwo njya mbiba umwanya cyane ngo mbitekereze uvugishije ukuri kubera ko umuntu wese uri muri iyo safari ntabwo abazi wumva beza bigeze nyine sibyo nko kuba navuga ngo nzabibara mbibonye nanjye impamvu mbikubajije n'impamvu mbibabaza ni ukubera ko nawe hageze ndeba ukuntu ubwo buzima buri complicated uri kubyumva complicated cyane bitavuga ati ariko se ibi bintu byo turi kurwanira kuba abasitari ubuzi tujya tubitekerezaho kubyumva uzi kwinjira reka nkwereke twese dukunda gukundwa abantu bose bakunda gukundwa ariko niwinjira muri club urabizi ko urakunzwe uri umusitari nibyo ukinjira muri club uretse avuga ngo ugagakurura n'udagakura ugera aho ngaho ubwonko bugashyuha twebwe turabizi nkari n'ukuntu uba wikoreye nk'akagoma twese turi abantu tujya hariya Kimisagara mu isoko bro n'umuntu w'umuturage utakwitaye akaza mukarwanira umwenda bro hari nk'ukuntu umuntu akureba ati hasuye umuntu igasonda ukoze ingoma ikakubanga amasi umuniga uri kunyibazaho wajya kugura ya miti ya make yamenye kandi ugasanga nyine hari ukuntu mu mutwe bigenda ubatse bya bintu mvuga ngo bamenye hano numwe kuri umwe urimo guhita kumenya numwe none igihe uzinzira mu isoko ryose ubundi ngewe ni ukuvuga umuziki uburyo nkukoramo imirongo ndirimba wenda icyo mbangamije ngewe nandika mba numva nakwandika imirongo wenda icyo twakwita kwangura cyangwa se gusobanurira mba numva nakwandika imirongo yangura abantu noneho nkandika umuziki mvuga ati Imana inkundi iyo hit nkayibona nkaca kuri television mail wanjye akicara ari kumwe n'abarumuna banjye akishimira kundi bakavuga ati akanabwira umuturanyi ngo ngwino urebe umuhungu wanjye numva byaba ari boko kandi kuko ndirimba nangura urumva mfite ibibazo nakuriyemo ibyo nakuze mbona nkabiririmba nkaririmba ukuntu umuntu yabyirinda bizatuma na hudu nyine yanjye nakuze mpresenta abantu bazamenya ngo CYC ni he nimvuga CYC ambaze ngo CYC ni ibiki mbwa ati ni cya hafi city cya hafi naha ni ibiki bihabera cya hafi kabisa ngewe ikintu muri topic harimo akantu kamwe gakomeye cyane harimo akantu kamwe kagoye urumva winjiye muri club abantu ukubona mu isoko kuri waruvuze mwinjira mu isoko umuntu umwe babiri barakumenya noneho ikintu kigora abahanzi ko mu Rwanda ushobora kugira hit imwe ebyiri nta mafaranga urayikuramo icyo murakizi na album ahantu hose kirimo ni hano ni iki gihugu konyine biba gusa ushobora kugira hit ikamara amezi 3 ikamara umwaka nta musaruro ibyo bikurura ikirere bikurura ko uzisanga ujya mu isoko hahandi wari usanzwe uhahira ugasanga isoko ryose rirakuzi ku buryo utazasubirayo uri kubyumva kandi n'amafaranga muri music utarayabona bikakubanira ibyo noneho bihita bigushyira hehe muri depression niyo depression ujya wumva abahanzi babamo buri ushobora no kugira noneho ari buri umusani noneho ugira ibyago
ukiri bakikureberera uba nk'iwanyu bihari bibaho tu buretse ko niyo utabura umusani byakuba uri umuntu usanzwe ariko none iyo uri umusani usanga iwanyu ibyo bya hit ntago baba bibireba indirimbo wakoze itarabaho umugati itaraza ngo bameneremo nta kintu baba bireba nk'ubu n'umumera ashobora guhita akubwira ati tujyana aha ngaha ukabuzi ko ahantu urahajya saga ikabato abantu bakasagara kandi ibyo umumeri ntago uba ukwiye kumubwira ngo nabaye umusitari icyo rero nicyo kibazo tugihura na kiri mu muziki nako aho nyine ikintu cya mbere umusani nyine privacy kandi bisaba amafaranga privacy umenya ati ndi Rafiki mfite crib mfite umukozi mfite umushoferi ibintu byose nyine ntabwo ari ibintu ubundi abafana cyangwa abantuza mukwiriye guhurira mu bintu muri show muhure ari abantu nyine ba appreciating ibintu byawe kandi uri n'ahantu nawe nyine uri ready kuba waba serving ariko niba gusanze street uri kugura miti agatamo ati ngo dore ngo nuza ari kugura birakubangamiye bitangira kukwicira freedom anyway ngira ngo ubwo nkibabwiyeho niyo mpamvu nyine bisaba ngo duhasaringa side nyine n'umuziki ni utadupesa n'amafaranga byo kabisa byo kandi ngewe ndi umufana wanyu mugomba kubimenya ngewe mwarantwitse narayamanitse twagufanye tukiri abana papa blessing my brother blessing nahoze ndi kubwira umuvandimwe Majagu ngo ushobora kubaza Rafiki ngese ngo yirekeremo n'iki yavugaga agahita akubwira ngo dread mu mutwe urabona ko ikiri naturel nzimaranye imyaka so ndishimye kuba nabanye namwe nahoraga nishyuza ZEO yari yarangorewe mbwiye ati abakoboyi bite bya natwe ntabwo twari dutuje ntabwo ari we wenyine natwe twamubazaga aho bibera myinshi ariko yari yaranyijeje ko muzaza kandi nanjye nari nabyizeye so ndishimye cyane kuri uyu mugoroba akaba ari nayo mpamvu nshaka ko duhera kuri ndambure utubwira ikintu kiri ku mutima wawe mbere yuko twinjira muri freestyle isoza ikintu kiri ku mutima wanjye nuko nasaba Imana ikazamfasha ibintu mbwira abaturarwanda n'abatuye isi yose bakazabasha kunyumva blessing bazakumva bro bazakumva igihe cyo ukitegure bazakumva bashonje bahishiwe ahubwo reka nze mbabwire si wowe ubyifuza ahubwo ni ibintu abanyarwanda bagomba kumva kubera ko ari ibintu byiza uri kubyumva so it's a matter of time nayo mpamvu kuri podcast uba wahanyuze bakubonye abantu mwese mwabibonye mushonje muhishiwe ndambure abafitiye flow za mama yake za mama yake gutamo bukira bugacya uzi ko ziri kunkamana bukira bugacya reka rero tugere kuri Bwiru tell us wagwan tubwira kari ku mutima wawe ikindi ku mutima mbere na mbere nabanza kugushimira blessing man ni by'agaciro cyane nyine kuba turi hano twicaye hano ikindi ndasaba Imana ikomeze yagure boro zacu turi gukora ikomeze nyine ishyiremo baraka ikomeze yagure nyine ZEO ni uduhagarariye bro ikomeze imwagure muhereze ibiraka imuze n'abantu bakomeye cyane kuko ari kubona inzira niko Donda ari kubona way niko G ari kubona way niko ndi kubona way nyine byaba ari byiza cyane tu blessing ayo brother man nanjye ikintu nagushimira nako navuga nuko gushimira ngiye first nuko mu bantu bose baba legende bagihasaringa uri mu bantu bagishaka nyine kuzamura kureba nyine ise n'ibiki u Rwanda nubwo twebwe nyine twakoze nibiki bishyashya abantu byihishe mu bantu nagagushime kabisa yaba ari nabandi bose bakabikora kabisa you are good man ufite nyine tumva ko ako
respect my brother, enough respect, enough respect. kuko hari abantu benshi baba bakivuga ati nk'ubu umusani bakirwana nyine nabo ngo bagaragare cyane kandi already man abantu barabappreciatinze ariko atavuga ati se ko nubwo kuko hari igihe wagenda n'undi akagenda tu ariko usize ibintu nk'ubu ntago nka hip hop yakibagirwa ko ari waka mani igaragaza abantu bari mu mageto bari hehe bafite punchline bafite ibintu kuko ntakubeshye mu ma podcast yose tumedita tureba man iri muri podcast iri talented itabibogamiye hango ni umushuti wawe wazanye ndakeka ko nta hantu wari utuzi na hamwe muri life ni n'ubwa mbere twawe ariko we're still pushing, appreciate kabisa. Ubundi urabona ari kubora nyankunda kubwira abaji bagenzi banyu ambwira ati urabona mu Rwanda twe nta muziki tugira amani ntawo uhari urabona ari nk'ukuntu tuba twarakuze twiga ku ishuri ugasanga umuntu ariga icyongereza igifaransa chimie biology history nyine ni ibiboro nyine navuga ngo abazungu bagenda badutambika mu nyine ukuntu urabona hari afrobeat trap drill hip hop old school nyine R&B nyine na muziki tugira ariko wenda nabivuga wenda bitari uko ndi hano wowe ufite injyana bro ufite injyana kandi nicyo kindu man uri wasani bafite like genres zabo bazanye nko mu Rwanda dufite afrobeat dufite hip hop dufite drill dufite icyariko hari inyo bita chogasta ahubwo abantu uzatweke nk'umupeti je ntakubeshye nkunda Jamaican vibes nkundi patwa nkunda ntago wakwitwa Don Dada wapi kabisa appreciate man kabisa iri aboro man kabisa nakishimiye ko azafata nk'umuntu kabisa nko muri chogasta mushya ufite icyo ngicyo wenda namwe nkibaganirizeho ni ibintu nagerageje kuba na supporting abandi bahanzi muri industry abahanzi benshi nagiye supporting mu buryo bumwe cyangwa ubundi bamwe barabivuga bakanashimira abandi ntibarabivuga ariko kuri ngewe ni hagati yanjye n'Imana yanjye kubyumva so icyo nashaka kuvuga nuko abo naragiye ngerageza ko haza indi generation yaza iririmba coga ariko naje gusanga for now ntibishoboka kubera iki kuko nabibabwiye abahanzi dufite akantu kamwe dukozwemo bita ishyari kubyumva so umuntu iyo muri mu kibuga kimwe muri guhanganira amasoko amwe biragoye kujya hariya ngo aguhe credit uri kubyumva cyane cyane none iyo bigeze no kumusana none ukanafata n'umusani wo ukamwishyiraho ukamumenya byose ukavuga uti wowe kora ku buryo uzamuka yamara kuzamuka kumva ko mu gushwana nawe ari bafite inyungu ugahita uvuga uti abantu mumve ko nashwanye na ZEO beef barahita bavuga ati wa mutete washwanye na ZEO bahite baza ngo nanjye bamenye icyo kintu abantu bibeshaho abantu barakumenya ko ntabwo bari kukumenyera ku gikorwa cyiza wakoze kubyumva so ibyo ngibyo byagiye biba ikibazo ngasanga ndafata uyu muhanzi ejo twashwanye arimo aravuga kuri radio ibintu bitanahuye n'ukuri ku jazz kugira ngo akore name ejo undi nawe akaza bikagenda gutyo so nahise mvuga ati twebwe ibintu twakoze cyangwa se ibintu turi gukora ngewe ubu ngubu ndi grand frère wanjye ariko turi kumwe mu kibuga ari byo muri gukora ari nibyo turi gukora ni generation zizadukurikira zizaba ziri proud ibyo twakoze ko twe tuzaba tutakiri kumwe nabo mu kibuga azavuga ati bani injyana yo mu Rwanda ni coga Rafiki adahari bahangana azaba ari proud yo kumva ko ari gukora injyana y'inyarwanda yuzuye kubyumva ariko for now guhana credit kugeza on the top niyo mpamvu kira kintu nakibaganiriyeho cyane ni ikintu cyangizeho effect uri kubyumva ngiye nafataga umuntu nkamuzamura none abantu batangiye kuvuga ngo mani gusukurimba ngo ucoga ngo nacogura murusha nacogura murusha ngo buriya batagufite se ya performinga gute ugazya ko ukabona umupeti Imana isagenda nawe abirivinze muri ibyo ngibyo urumva isabuka wenda ashobora kubona kurusha ntabwo ari gitangaza ariko wowe already uri brand kubyumva uri mu mitima y'abantu ijwi ryawe bararikunda indirimbo zawe barazikunda n'iki cyo ngicyo kikakugora kucyumva none ukajya gushwana na Rafiki kuri radio ngo abantu bakumenye abantu barakumva muri izo showbiz ariko niba nta bikorwa byiza bitumye abantu bakumenya birarangira aho ngaho ari na uzabyumva
ari abo Riderman yagiye agerageza gufasha n'abandi bahanzi abo bagiye bagerageza gufasha iherezo ry'abagatari ryiza bivuga ngo mu muziki umuntu mu gihe uriye mu kibuga kimwe muri kurwanira isoko rimwe ntabwo byoroshye kubana neza ntabwo anyway kubana neza biroro byashoboka bikanoro ariko guhana credit kabisa ukubyumva nk'ubu ushobora kwandika verse mu ndirimbo y'uyunguyu akazagenda akayikubita yose ntazagire n'ahantu na hamwe aguha credit ko wabikoze ubyumva ntabwo ari ikintu cyiza ntabwo ari ikintu cyiza kandi unayimuhaye ntacyo biguhinduraho uragwa muri wa wundi abagukunda barakomeza bagukunde hari n'abari bugukundira ukuri kwawe noneho kabisa uri kubyumva so niyo mpamvu buriya ntibasubije kugira ngo n'undi muntu wese ukibaza uvuga ati nta ngiwe nagize abahanzi benshi kwanza hano mu Rwanda ari abakomeye n'abatangira abakora afrobeat abenshi baba inspired na Choga Star kabisa hari n'abakora no ku maradiyo ariko ntashobora kujya ngo abivuga ati ngiyewe inspiration ikura benshi kandi yirirwa kuri mikoro za radio ubyumva so ibyo ngibyo ni ikintu cyakintu tuvuga uta abantu turi mu kibuga kimwe ntabwo ashobora ku appreciate ngana n'ubwo ashobora kugira washobora ku appreciate mwibanga ebane urarinze kabisa iraboro yawe bla 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 ariko kuri microphone n'imbere y'abantu negative byumva kandi nk'umuhanzi nicyo kintu ukeneye kandi nta n'ikindi nta nubwo abantu baba bari bakunenga kuko ubuhanzi ntago ari hari ababa bafite impano ariko mu gihe hari n'ikintu wakoze ariko hari abandi bagufashije kuvuga ko abantu bagufashije ntago bikudegrada rwose kuko tuza ba Jay-Z barabandikira bakabivuga ba Beyonce ntago ari ibintu bidasanzwe ngarajya down sose iyo ego irimo hano iyo yacu hano irimo n'ubujiji nyine ikintu kiriho buriya uri kubona nka Dondada dushobora kuba turi kumwe nonanga mani ngo ndi kumubwira uburyo ibibora akora ari ibintu bya danger biri heavy none nakigira hirya nahura mukanya na G ngata kuri amuji wumva mani giye sinzi kibazo bafite urukumva ntagera hirya ku ndi mujinzi uziranye na Dondada fresh namubwira uburyo Dondada ari umudiga w'nkomagura bya danger nyine ni indwara iba mu bahanzi tu appreciatingana ariko ni mu Rwanda hakiri ngewe nkita ubujiji ko ni ikintu kiri hano ko iyo ugiye aho basobanukiwe buri kantu gato umuntu yakoze agaherebwa credit kabisa hanze niko bimeze sinzi giro twebwe turacyafite akantu ka ego yo Let's go again. Yo, nyita Dondada umwana utarigeze amaga Dondada umwuga uhafuga habya Dondada umwuga fungu gahaba mufungu kabara Bromba Clat nakuriye Caf City NY twari bibi twari babi henshi bari babi gusa byaje kurangira tubaye nirirwa mu miziki nka cy'urubwo busa iguhuza niruka ibingora nka byandika iminsi yiri kwiruka akajuga zana impinduka hafi utarekura burya nanko kiruka gitinya umurapa bakina no mu kwa kane impamvu nkurusha guheka n'ibihekane uhora ujunjamye ndi nk'umugenzi wasaziye ku nzira ndi nk'umuhigi wibagiwe umuheto nubwo ndi muto uninya nshyize mu ngasi naravuze ngashaka melodies hetame naravuze ngashaka melodies hengame basige niruke nabataye mu maniga ndabizi bose nawe ibukiye urusengero na penitensiya zacu ntakizikoza amaguti yabo niyo yikoza nimba usubiza ngaho genda usubize nimba uhuruza ngaho genda uhuruze arabikaraga bijyana ku rugarika homini jizi nigagasanga butaka wigize umupfumu ntiwamenye ibyo butaka n'imyaka ibaye myinshi n'ukuri batuvuma tayicara heze chikada yaheze beri mu kavumu ubu tugiye gusara guci mu kavumu ubu tugiye gusara Rabure wenda biguhabure siga phone cyangwa se bayicapure ntibavuga ishapure ntibazina nibature bakibona imbanza babanze bakurabure ndavuga urubyiruko ruri ku muvuduko mu bigo ngorora muco niho habaye mu rugo
bakunda urufito bakora ubufindo banakurya inyundo umva nkurabure ngo yabakunayi ndalahiye wallahi aho kuba pushayi n'abazunguzayi nkigurira icyo cyayi nkazigeza Dubayi mva nkurabure burya umuntu ava kure akanagira kore heta ziba ticyode ngo ni wa musore burya danashoboye kuko utakotoye ngo ubu n'abayoboye mva nkurabure abanza gukomara maze nyuma yaho hakaza gutambaza trap ingesi ndaza jury nayiraza waka waka nwatsa umva nkurabure Nini numva nye kurapa yazanye umugore ubabazwa amasutiye nayabonye yose yajyana mu mwenge kandi mu rugarabazwa ibyo bitenge n'urungano ruramwumva rugatwenga nyamara we na bike mu ntoki na koroshi niyo wasimbuka ugafatana ifarashi niyabuze widi namagara mu ntoki uzemere kwitwa injiji by'ako kanya jya utinya umusoja uhura ari mu kibari reka mbanyuriremo kubibera i Kigali Dubai Subaru afanda ari mu kibari kwahuye na bera isuri isi hinduka baba binjiye mu nkuru zo gukurakuza mucoma mu gikoni inyama ari kuzicuma kuri biyari bibeta inyuma bagacoma gahima byanze barihima no kwihima ubyanga ushake nkomeje kurima sinjye barihima reba inyuma arihoma reba inyuma arihoma reba inyuma arihoma yo ni waka waka umwana udafite flow arapfa ni waka waka Rafiki arachaka yo ni chaka bucaka dukora mucaka ntitugezaho bucaka ni mpaka bucya ntidufite busa udafite misara com yabisa vunja karage vunja bivunga babatungiye intoki barenze uruhombero baciye uwo mwambaro twikize iyo hejuru twihita ibivejuru twataye gikundiro dore gakondo niyavuga baraca kirazira twabica birazira muganda wa kirazira ngaho ni mubi kuri inzira ese nawe nguranyumva wakawaka turimo dutwika niza nimanukire nkomeza nguruke kavu muvi Kigali ninde utayizi wo Who got first, you never be the worst. Mandy rock a rasta, hustle like a gangster. Call me trap killer, aka black nigga. I got a thing in the trigger, venom like a vampire. And the just bring more fire. With beauty in the face, but dirty in the mind. You were cool to me, but you pass it like a wine. And I don't know why I just rewind. You were the improm and the well I perform. I remember good time where we are in the sun. I'm a lover, go hard, baby look sana. What can I do can make you happy? I do it like a soldier, call me Odin V. I never be the Babylon, call me Ganja Planto. School, new school, I'm lucky blacky panther. Again, my country is in Rwanda. Every time I cross my onions, every time I cross my eyes nyamba nsengama nimfashe indindi by'iyi minsi bituma nkibaho busy ni risk by'uyu munsi bituma mba busy gusura bizi bisaba mimizi bisaba kwegeza inyigi ugashaka inigi nyagasani mana nyanga ngaho harura iminsi iri harura ne intambwe nkugana nunyamagana nicyo nshaka nukubana nawe mu rugendo natangiye tururangize ni nyiri umuntu nyiri muwe nyiri bambe bisabye mbitakambye mbihana ntwaro yacu twicingikirijeho ndimo nibuka hari ibyo nataye ndibuka niruka harabona beje si yari njyewe nanjye iminsi irimbesha nyaminga mwiza abona tutaresha nahari simbi yicaye ku gasambi ahari simbi yicaye ku gasambi zahura nibuka rubura niyabura zahura nibuka rubura niyabuka kafu Let's get it. Pow! Waka waka. yeah
You don't know say this is Waka Waka alongside Kavu Music. abanganya amavuno barogana nabo ndusha umuvuno batongana dore slay nifungo kumbasa nanga batini mu byangwe kuvazanya naguze akanushima buriya uzabaza basore kuri buriya nge nabonye nyaza musaza udasarusaze nabisubiramo izi vast ndasaziza zima promosis inyungu tabombo sususo sis nurusisi sisawa ruzana ubusona risi sati swing sisawa iyo nabo kado sinenga ivuye kurisha kibamba dore irakutse inkuru nziza iwacu imbyeyi zironse zazo mushomba kuri yayo mukecuru mu gikari nguwo ku macunda abana dore bishimye batangiye gushima duhimana y'amashimwe yazanye gira iwacu nagenda zaba zisinywa ibivunga ndemera njyana mu cyumba aho batari buze kumva yo mbana n'inzanga zitazikovunja ari nk'ubutunzi yo ndi kuri foje ukuramo ibiru kurira ibiti wita G uri kuki ufite beach ugurira ifi ndi kuri vunja shamara easy best mfitiye beef baragira ngo mbagurire pisto bafite ubugambo baneza rip nirira kantu nkabarya sin gaguri pisto we mbafata nk'imbeba yo mbafata nk'imbeba mbafata nk'imbeba Street ni fakoroji pase ntiyumvaga biology waba umuhinzi mworozi ugira ubushake n'ubushobozi tigita wiga kata ibuka inzira unyurukata kwepana nazo zitagufata kadomeke bakize hagapata japite bunduki ambonye arambaza ndi munuki jina langu nayitwa Kodi mutoto baba kunai we mvuge se kumajya mafamata cyangwa tuvuga ibyo kugafata nyamuneka ngibyo jye bireka kuko rurema bino ni bubigena banihereje nipoweye zagara nakatiye y'umuziki nibo nshuti bikaba fresh ndi mu gifuri ndashaka gukora amabara urabona ndavanga amabara no kubyanga nkurusha kubara aba bose ubona ndababara ndabizi umfata nk'ikimara kuri nge byose ntacyo bimaze imitima yabaye umukara amasura yabaye amakara nabeshya biraza gukara aravuze nasutse imisazi kamuhane mugire n'umusazi barabizi yo muye nacaka urashaka nkugira amakara dore nkuzukira agakara none urashaka kubyina uzimyira itara kandi twasanze utagira natara iyumvire peti natara hudarapusha gataro asina rapusha igitsina abona abakobwa gasara kandi arabizi mumvumo n'inzara barasheta amagara batanga ibitambo ngo baba basani uyu muziki urabona urakura for sure let's get it big man sinarapusha igitsina abona abakobwa gasara kandi arabizi mumvumo n'inzara barasheta amagara batanga ibitambo ngo baba basani uyu muziki ubuntu urakura mu kanya turabarekuza gatuza ari kurya ibituza yareza gatuza yanze gutuza abahungu bavuye Bukavu twaje twitwa Kavu buri wese afite ubwe bugeni mu nzozi urabonana n'abageni sakuva ngo ibigeri ucyumva amashagara amagambo arabura man, respect yeah, big man. Wallahi, mbese it's a blessing. It's a blessing. Kuba umuntu yaciringana na talent nk'izi ngizi ukabona izi flow for free just because wa hostinze Waka Waka and you get all this for free. Ibintu n'umugisha kubyumva kandi nkuko nabibabwiye njyewe mujya munyibutsa hungry cyangwa se mukanyibutsa energy cyangwa se mukanyibutsa vibe in my beginning kabisa ko nanjye man nari mfite vibe nk'izi ngizi ahantu najyaga hose na making agashuwa ko anyway ni even today ni philosophy yanjye ahantu ngiye ngomba kumakinga sure ko twanyaguritse cyangwa se nkabireka singeyo cyogasa choice nebi kujyayo ugashwanyaguza cyangwa ukabivaho so ngewe munyibutsa roots yanjye kuko bro it's a matter of time mumbabarire ni ikintu ngewe mbasabye nk'umufana wanyu mwumva mumbabarire don't give up fire burning fire burning izivasi zanyu
abanyarwanda bagomba kujya bazirimba ko abanyarwanda bakunda hip hop bakunda hip hop man kandi no bakunda hip hop zifite ubutumwa nk'uburi muri hip hop uri kubyumva ubu hip hop ikibazo yabaye bring urumva ntabwo ikiri inzira ya message uri kubyumva ni nkuko ujya kumva reggae yabaye indirimbo z'imitoma ntabwo reggae abantu benshi bajya kurimba reggae akaririmbira umukobwa akaririmba ngo reggae zari indirimbo z'ubutumwa bubabaje imitima y'abanyarwanda kimwe na hip hop muri Amerika iza yari injyana ya revolution uri kubyumva yo kuvugira aba black american ibintu byose byari bibagoye kubyumva so uyu munsi kijya kimbabaza niyo nakumva reggae y'urukundo nziza ndavuga okay it's a reggae nta kibazo ariko reggae ni injyana ikora ku mitima y'abantu igenda igakora kandi ku bisebe ahantu abantu bazi basanzwe bababara uri kubyumva so uyu munsi hip hop nayo yabaye bring I have money babies uri kubyumva urumva iyi message igenda ibura uko abahanzi bateye step bajya mu busitari cyangwa se bajya mu nzozi zabo kubyumva iyi message iri deep iyi message iri strong igenda igabanuka so ngiye ikintu mbasabye mukuru wanyu wabonye byinshi abaraperi benshi batangira iki ndabasaba muri iki gihe nicyo gihe cyane cyo kwandika indirimbo z'agaciro kabisa sante bro noneho mukazandika ari nyinshi kubera ko buriya mu Rwanda hajya ikintu cyo kuvuga ngo umuhanzi yarazimye nta muhanzi uzima Jesse nshobora kuzima bro ntabwo bibaho nakoze indirimbo nk'igikosi nakoze indirimbo nka tukabwina nakoze indirimbo nka bwo nakoze indirimbo nyinshi zatuye imitima y'abanyarwanda kubyumva kumbwira ngo wanzimya wenda wowe urashaka kwatsa uwo urashaka ko business imva ikazi wawe ariko sinshobora kuzima wapi ntibishoboka so niyo mpamvu mbwira muri iyi energy mufite uyu munsi mukore package rinini ku buryo naho ngaho muzajya kuba busy ariko twarakoze kabisa kandi turi hanze twavugaga kuri Tupac watashye afite imyaka 25 ariko ibyo yakoze murabibona n'uyu munsi ndakeka ko nta nuwamugaro yavuga ati ntacyo kuvuga kiba gihari twavugaga kuri Jay Polly ni umuhanzi watabarutse tuvamo akiri mutoya ariko nujya kureba ibintu Jay Polly yakoze mu gihe gitoya ubona ko yari afite nka mission Imana yamuhaye ati genda ukore mission yawe urangiza nanjye ndagukeneye hano hitutaha witutaha uri kubyumva so nicyo gihe cyanyu cyo gukora package zabaherekeza ubuzima bwanyu rwose n'ubu abakuru muzakora ibintu byiza n'iki yego ariko ibi ngibi muri gukora uyu munsi niyo generation yanyu izi ndirimbo muri gukora uyu munsi ziri gukora ubuto bwabo mu ngana bazagera muri office arizo bagikunda utagira ngo umuntu agenda ahindura ibyo yakunze no buriya generation yacu kumwe natwe iyo mwumvisha indirimbo nka tukabyine barasaba kabisa nawe umupeti uri hano mu ngana wumva indirimbo yawe uburyo ari gusaramo uyu munsi ni nabwo azasaramo nayumva yicaye muri office ahantu runaka so nicyo gihe ngewe niyo mpamvu mvuga ngo nicyo gihe cyo gukora ibiri byo so big up to yourself my brother kireka niba yo munsurize ZEO munsurize Chakatela munsurize Bodake urumva Baragarutse mwana yageze murahatwika ariko nyine mwebwe barutwitse abasani nibakomeza gutinya kuza kwigaragaza kuko abasani hano niho bagaragarira abadafite talent ibanga kuza tuzajya tujurira abadafite talent urababwira podcast bakagira ubwoba kubera ko yahita agaragara nyine ubyumva kabisa so ngewe mwarandekuye kandi ndifuza kuzongera kuba hostinga vuba ndifuza kuzabasura nzazanye na podcast ahubwo duciringane man byabinarenze turi home twambaye amashoti urumva twambaye relax muri tempo blessing yo iyi ni Waka podcast amahoro kuri mwese nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza narindi kumwe n'abantu barenze kandi nkuko babitwemereye bazagaruka n'umunsi undi sibyo nakundi munsi kabisa anyway undi munsi